Iyi ni ya nkuru yanjye, inkuru y'agahinda, agahinda natewe n'urukundo. Mu gice cya gatatu ubwo duheruka mbabwira yuko hari ikintu kimwe namusabye. Ubwo namubwiraga ko yansezeraho, reka dusubukure n'iyi nkuru yanjye. Nyamara kumubwira ko twasezeranaho, yaguye mu kantu kuko nabivuze. Benshi nasize mufite amatsiko mwibaza impamvu ibyo bintu byose byabaye. Nkimara kumubwira gutyo, amarangamutima yaramusaze, amarira amubana menshi mu maso, ariko yari yibagiwe yuko afite ubukwe mu mezi 3 yari agiye kuza. Natangiye kubona afite akanyamuneza, urugwiro ari rwose. Murabizi ko abantu bakundanye aho rwaciye ntiruhabura, ariko urukundo ntabwo rwari rwo kubana. Aho twari turi kunywera, aho twari twasohokeye hari n'amarogi. Urumva ko twari twahuje urugwiro, maze tuba turaryamanye. Twaryamanye nta gakingirizo, ariko nyuma y'uko birangira ibyo byose, yarababaye, ararakara, arantuka, arambwira ati mbega uburyo uri umugome, umuhemu gusa, umurozi, umuntu uzi ko mfite ubukwe. Nanjye ndamubwira ati ntabwo ari njyewe, ahubwo ni twese twabigizemo uruhare. Ako kanya yari ikubise, ararakara n'uburakari bwinshi, agenda atansezeye. Ariko njye nari maze gutsinda icy'umutwe, gusa ntabwo byari bihagije kubera ko nari nkimukunda. Nifuzaga ko twabana, ariko ntabwo byashobokaga kubera ko yari afite ubukwe. Iyo yari intandaro y'uko kubana nawe byari bigoye. Twaratandukanye, anyura ukwe nanjye nyura ukwanjye. Naratashye ngera aho ntuye. Ya nshuti yanjye nabwiraga byose nayibwiye uko byagendekeye. Ngeze imuhira namubwiye yuko wa mukobwa twakundanye imyaka 3 yose, twakoze amabara, namusezeyeho. Ambaza ati se ni ubuhe buryo wamusezeyeho? Ndangije ndamubwira ati se ntabwo uzi gusezeranaho? Twararyamanye, gusa nahise mubwira yuko nta gakingirizo, nta bwirinzi nari mfite. Arambwira mbega ko inkuru yawe ikomeze kuba agaterera nzamba, ko numva ukomeze kongera ibibazo, tibiraba ibyuya ntibibe amaraso. Inshuti yanjye yakomeje kugenda imbwira amagambo ambabaza, nshengura umutima. Irambwira ati se niba muteye inda uzabyifata mute, bizagenda gute? Nanjye ako kanya umutima watangiye kundya, nibaza ko nari naravuye mu rukundo rwanjye nawe, gukundana nawe bitari gukunda kandi bitarashobokaga. Muri njye numva agahinda gakomeje kundenga. Haciyemo ukwezi kumwe, wa mwara arampamagara. Ndabizi mwese umuntu aguhamagaye mwararyamanye mu gihe kingana n'ukwezi, cyo wahita utekereza. Natangiye kumva umutima utangiye kundya, kandi nzi ko twaryamanye nta gakingirizo, nta bwirinzi na buke twari dufite. Telefone ye narayibonye, numva umutima utangiye gutera. Usi inkuru yanjye nyikomeze cyangwa tuzayikomeze mu yindi nkuru y'ubutaha? Reka iyi nkuru yanjye nyisoreze aha, reka irangirire aha ngaha. Nzakubwira inkuru y'ubutaha uko byagenze. Mu gice cya 5 uzamenya byinshi yambwiye, ariko ndumva ikomeje kuba intera agahinda nubwo ari iyanjye. Iyi ni inkuru yanjye y'urukundo. Ubutaha tuzarebera hamwe cyakurikiye. Mu gice cya 5 uzasobanukirwa byinshi, umenye icyo yambwiye. Ndabizi iyi nkuru izagukora ku mutima, ndabizi iyi nkuru yanjye irimo amasomo menshi, ndabizi wayigeramo byinshi. Mukomeze mukurikire iyi nkuru yanjye, mukomeze munyereke ko iyi nkuru yanjye muyikurikiye, kugira ngo nzongere mbone izindi mbaraga
ubu nta mbaraga mfite yo kongeraho ikindi gice. Ayaya, inkuru yanjye tuzayikomeza mu kindi kiganiro, mu kindi gice gitaha.